so rero harimo abantu batayikunda harimo abantu badakunda ko ukuri burya kurajyana. Buriya ngiye navuga ko yagiye avugisha ukuri kwinshi kubera ko burya ukuri kuraryana, kuri nyako kuraryana. Kuko kuri wowe Bamporiki abatamukunda bamuziza ukuri. Yabashe kubohoka kuvuga, yabashe kubohoka kuvuga. Buriya umuntu agiye ari akavuga ati umubyeyi wanjye gutya na gutya, ni ibintu bikomeye cyane. Hari icyo abashatse kwiyaka cyane akavuga ati reka bivuge bijye hanze. So nkeka rero ari ubutwari nabwo yakoze. Ubutwari yakoze kuko yagaragaje ko akunda igihugu cyane kandi ashaka impinduka yacyo. Nawe ubwe yari hano, yarahamwe muraroma, nawe ubwe ari hano. Kuko buriya reka nkubwire, hari icyaha bita gukorera mu nzu. Ruswa ntabwo iribwa ku mugaragaro. Ntabwo ugenda hariya ngo ufate vuga ati ngiye mfatiye ruswa ku mugaragaro, ngiye gufata ruswa. Ni icyaha gikorerwa mu bwihisho. None urebye na comment ziriho, ni umuntu ubona ko harimo benshi cyane nabonye bakomye mu mashyi. Ntabwo ngiye navuga ngo nkomye mu mashyi, ubona ko mbese babyishimiye, ibyago bye byo babyishimiye. Kumuha imbabazi wazimuha kuko ntabwo yorohewe. Byonyine ni n'ipfunwe rikomeye nk'umuntu wahagarariye umuco bikakagararwaho icyasha kandi yari mu bakirwanya. Urumva ni ipfunwe rikomeye nawe ubwo afite, ndetse biteye n'isoni n'agahinda. Ariko ntago rero mu muco nyarwanda, ntago ko umuntu agize ikibazo icyangombwa ari kwihutira guhana. Habaho no kugorora. Hari intwari utsinda agataha karitsinzi, iyo ni intwari. Ariko hari n'utsindwa akaza kubeshya ati burya nari nagerageje, ati burya hari icyo nari nabuze n'iki ngiki cyatumye natsinda. Urumva? Ariko hari n'utsindwa akaza kuvuga ati koko nibyo naratsinzwe, ndabyemeye manitse amaboko. Burya nabwo nuko ko nufata icyemezo gikomeye. Na buriya rero ngewe kuba yabikoze kuriya ntabimushimiye. Niyo mpamvu nakubwiye ngo Bamporiki mu by'ukuri ko timwe yarababariwe. Hari benshi yavuye rero kandi ari n'ikigero yerekanye ku bumwe n'ubwiyunge. Nanone usibye no ku bumwe n'ubwiyunge no kumva ko utagomba kuba imbata yahukomoka cyangwa y'igicuherereyemo. Urumva? Ikindi kuba wumva ko wowe ushaka gukora ibitandukanye n'iby'abandi. Niba wenda ufite mukuru wawe wakoze iki cyangwa ufite umubyeyi wawe wakoze iki, ako ushaka kwerekana yuko ushoboye kandi utandukanye. So rero ntabwo abantu bose bamukunda, ntabwo bamukunda, kandi ni umuntu wakunze kugira kuvuga, nuvuga ngo aravuga we kandi akavuga ikimurimo. Ni kuri Up Rwanda Radio TV turi kumwe nyine na Miss Viviane, Miss Big Rwanda. Miss Viviane dukunda kuganira cyane, n'ubwashize twaraganiriye atubwira kuri style ziwe agenda yambara. Ati ngiye buriya kubona style nkwira ni ikintu kigoranye cyane, ntanga komande bakanshakira ibyo kwambara. Kuri Up Rwanda Radio TV tujyana tuganira nyine ku bintu bigiye bitandukanye, tukanabagezaho amakuru agiye atandukanye. Uyu munsi rero Miss Viviane twifuje ko turi buze kuganira kuri imwe mu bintu bigenda bivugwa ku makuru amwe abagezweho. Hari kuwa gatanu ku itariki 6 z'uku kwezi nyine turimo kwa Gicurasi cyangwa kwa gatanu 2022. Ariko mbere aho gato ku itariki 5 Gicurasi nyine 2022 hasohotse itangazo riva mu biro bya Minisitiri w'Intebe ryeguza ku mirimo Bamporiki Edouard. Ku itariki ya 6 kwezi kwa gatanu Bamporiki Edouard yanditse ubutumwa asaba imbabazi nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ati nyakubahwa umukuru w'u Rwanda Paul Kagame, narahimutse, umutima wanze kumpa amahwemo. Bavandimwe inshuti zanjye namwe abankurikira kuri urubuga, nakoze icyaha cyo kwakira indonke, nkaba ndafite irindi jambo navuga usibye kubasaba mwese imbabazi, ndatakambye. Ubutumwa rero Bamporiki akibwandika, abantu benshi batandukanye babashije kugenda bagira icyo babuvugaho. Bamwe bati rwose imbabazi arazikwiye, abandi bati ntabwo akwiye imbabazi nibamuhane.
cyane ko nari baje kuvuga ko nyine akurikiranyeho icyaha cya ruswa, akurikiranyweho icyaha cya ruswa ariko afungiye mu rugo. Ibi wowe wabyakiriye ute? Narabyumvishe nk'umuntu ukurikirana amakuru y'igihugu cye kandi hafi. Nibyo koko ngo yafatiye, ukurikije uko inzego zibifite mu nshingano zabitangaje, ngo yafatiye mu cyaha akekwaho, aracyakekwaho ko ntarahamwa icyaha, nubwo nawe ubwe yabyiyemereye, wenda nta mahirwe ko yayakiriye, ariko ribu yabanje kuvuga ko akekwaho, ariko kubwe nawe aza kugira inkomanga ku mutima, aravuga ati ndabyemera, barabyemera ku mugaragaro. Mu muryango nyarwanda rero tugira umuco, kandi nkeka na minisiteri ahagarariye umuco nawo nuki burya ntawe ubaho adakosa. Mu gifaransa bavuga ngo nta personne parfaite, nta muntu mu by'ukuri w'intungano ubaho. Umuntu umugani nakunze kujya nkurikira discours ze, aravuga ati umuntu asimbuka imitego ahura n'imitego myinshi. Hari igihe rero usanga umutego n'umunsi utawusimbutse ugasanga uguyemo, ariko nawe wenda udahamanya nabyo cyane, ariko ugasanga byakugwiririye. So igihari rero kiba gihari burya umutima kugira recognition, kuba basha gutekereza akumva ko yahemutse agasaba imbabazi, ni intambwe ikomeye cyane. Kandi kuba asaba imbabazi akazisaba ahantu uvuga ko ari nko ku karubanda muri public, buri wese nko kuzisaba umuhisi n'umugenzi, bigaragaza ububabare bwo kumva ko yabashe guko inkomanga yagize zikomeye cyane ku mutima. So imbabazi yazihabwa, nibyo koko icyaha gikoze, hari cyo amategeko y'u Rwanda ateganya, ariko nanone amategeko y'u Rwanda si ugufunga gusa, ko n'ibihano birahari, hari byaravuguruwe, hari n'amande, gutanga amande, ashobora guhanishwa amande, ariko agahabwa uburenganzira bwo kuba hariwe. Rero igihano kimwe gisimbura ikindi. Umucamanza niwe uri uzagenda akavuga ati wenda ku cyaha runaka dukurikije wenda imbogamizi zihari, wenda ko ari naho nabonye ari bandi gutanga commentaire ko afite n'umudamu warwaye, akaba ati wenda imbogamizi ahangaha tuguhaye igihano gisubitse, ariko wenda uratanga amande. Hari icyo amategeko abiteganya, agatanga bikavaringa iyo ngicyo. Cyane ko nubwo yafatiwe mu cyaha, nkeka iyo ndonya atari yakayikoresheje, urumva hari ukuyakira no kuyikoresha nabyo ni ikindi, urumva ko hari byinshi byakomiriye. Hari abavuga bati muri comments zo kuri iriya tweet bakavuga bati oya ntubabarirwe, hakurikizwa amategeko. Biriya ngewe ku rwego mbibona, buriya umuntu uri public cyane, Bamporiki yagiye agaragaza mu bikorwa bigaragara by'ubumwe n'ubwiyunge. Yagiye agaragaza ko mu gihe umuntu uba muri kote ya jenoside ntiyari ari mu bahigwa, ahubwo yari muri kote iyindi, yavutse muri kote nk'uko y'inkeka yahora yivuga, yavutse muri kote y'abatarahigwaga. Rero hari pfunwe byabanje kumutera mbere kwagera arabyiyambura, bitumye n'uvuga ngo ubuhamya yagiye atanga bwabohoye benshi ku mutima. Rero ariko hari nabo bwakomerekeje, bumva ko atagakwiye bitewe ko burya kubivuga, ariko byari bikwiye, kuko ntago abantu bose baheranwa n'icyo kintu. Hari benshi yavuye rero, kandi ari n'ikigero yerekanye ku bumwe n'ubwiyunge. Nanone usibye no ku bumwe n'ubwiyunge, no kumva ko utagomba kuba imbata yaho ukomoka cyangwa y'igice uherereyemo, urumva. Ikindi kuba wumva ko wowe ushaka gukora ibitandukanye n'iby'abandi. Niba wenda ufite mukuru wawe wakoze iki cyangwa ufite umubyeyi wawe wakoze iki, ako ushaka kwerekana yuko ushoboye kandi utandukanye. So rero ntabwo abantu bose bamukunda, kandi ni umuntu wakunze kuvuga, n'uvuga ngo aravuga we kandi akavuga ikimurimo kigaragaza kandi yabanje gutekerezaho. So rero harimo abantu batabikunda, harimo abantu badakunda ko ukuri burya kurajyana. Buriya ngiye navuga ko yagiye avugisha ukuri kwinshi,
kubera ko burya ukuri kuraryana, kuri nyako kuraryana, kuko kuri wowe Bamporiki abatamukunda bamuziza ukuri. Yabashe kubohoka arakuvuga, yabashe kubohoka arakuvuga. Buriya umuntu agiye ari akavuga ati umubyeyi wanjye gutya na gutya, ni ibintu bikomeye cyane. Hari icyo abashatse kwiyaka cyane, akavuga ati reka bivuge bijye hanze. So nkeka rero ari ubutwari nabwo yakoze. Ni ubutwari yakoze kuko yagaragaje ko akunda igihugu cyane kandi ashaka impinduka yacyo. Hari n'abavuga batari ko bafata abandi bakekwaho ibyaha bya ruswa ntibabafungire mu ngo we kubera icyo afungiye mu rugo, wowe byakiruteye byumva uti? Buriya rero amategeko y'u Rwanda ni uko harimo ibintu byinshi bitandukanye. Hari umuntu ugaragaza ko atatoroka igihugu, nabyo babirebaho, kuko kugufunga si buriya gufunga si yo solution. Icyambere cyarazwi bikurikije nuko yubatse, nkeka ko atatoroka ageze hanze wenda ashaka no kugirirwa nabi. None urebye na comment ziriho, ni umuntu ubona ko harimo benshi cyane nabonye bakomye mu mashyi. Ntago ngiye navuga ngo nkomye mu mashyi, ubona ko mbese babyishimiye, ibyago bye byo babyishimiye. Byonyine ni n'ipfunwe rikomeye nk'umuntu wahagarariye umuco bikakagararwaho icyasha kandi yari mu bakirwanya. Urumva ni ipfunwe rikomeye nawe ubwo afite, ndetse biteye n'isoni n'agahinda. Ariko ntago rero mu muco nyarwanda, ntago ko umuntu agize ikibazo icyangombwa ari kwihutira guhana, habaho no kugorora. Miss Vivi, ngiye kukubaza ibibazo bibiri. Icyambere kiragira giti uhuye na Bamporiki aka kanya, wamubwira ubuhe butumwa? Ubutumwa bwa mbere ni ukumubwira ko icyaha yaguyemo atazagisubira, kuko hari aho byamwiciye izina cyane, byaramwishe. Ni ukuvuga ngo izina yari yarubatse yari yanduje. Murabona ko kwa kundi umubyeyi ashaka kugura umwenda w'abatisimu w'umweru, ukawambara, uri buwambara ujya kubatizwa, warangiza ukawuteraho nk'ikizi, nka siraje cyangwa ukamenaho ibiryo byijimye cyane. Niyo cyaba ari gitoya kitakigaragara ko ari umweru. Urundi rugero naguha, burya amata ni ikintu twubaha mu muco nyarwanda. Iyo aguyemo isazi gatoya, burya aba yanduye yose ntiwayanywa. Ni ukuvuga ngo rero icyaha gitoya yakoze cyanduje isura ye cyane. Ni ukuvuga ngo ni uguharanira kutazongera kugisubira. Nicyo wamubwira? Ikindi cya kabiri ntabwo aricyo cyonyine namubwira. Ikindi namubwira ni ukugikomeza ubutwari yagize kuva mbere hose, akabukomeza, abasha kwikomeza atita ku bya magambo mabi amuvugwaho, ahubwo agaharanira kwerekana noneho ibyiza biruseho kuruta kugira ngo agaragaze ahishe icyasha yateye. Icyo nicyo cyaba nicyo cyamufasha cyane. Naheranwe n'ibimuvugaho ko yamaze kugwa mu cyaha, ko buryo uguye mu kintu ngo uheranwe n'agahinda kabyo, ahubwo warusheho gukora kugira ngo azibanganye cya kizinga. Iyo abana baratandukanye, hari ushobora kubona ko yanduye akagenda akabona ko yabyanduje koko, kandi akarwana no kuvuguta kugira ngo gishireho. Undi akagenda agaterera iyo ngiyo yakanze kabira apfuye burundu. Ariko undi agaharanira ko agenda cya kiyageshireho kigashiraho. Nawe namubwira kiveho. Hanyuma ikindi kibazo cya kabiri nkubaza, hari nyakubahwa Perezida wa Repubulika yasabye imbabazi. Muri comments, muri replies zabashije kuza kuri ya tweet, nawe yaje gusubiza avuga yuko hari abantu nyine bakora ibyaha bakabisubiramo bakumva ko bari buze gusaba imbabazi, ariko akavuga ati hirya y'ibyo nyine abantu ni ngombwa ko habaho guhana abantu bagacishwa akanyafu. Ngewe nabyumvishe ko ari uburyo bwo gusa naho akebura abantu ko biba byiza ko ukora icyaha ukumva ko ari icyaha ukazibukira ukakireka. Ariko ikintu nge nashaka kubaza,
nyuma yo kwandika buriya ubutumwa bwinshi bwiganjemo busubiza Bamporiki benshi baravuga bati mu mubabarire nyakubahwa perezida wa repubulika usanzwe urangwa no kugira imbabazi turabizi kandi koko niko biri. Hari n'abagiye nyine bavuga bati ni umuhane wowe none ku giti cyawe ikibazo nkubaza bishobotse ko uhura na nyakubahwa perezida wa repubulika uri nk'umwe mu bantu bagiye gusabira imbabazi Bamporiki cyangwa se uri nk'umwe mu bantu bagiye kugira icyo bamubwira umuhagarariye Bamporiki, so turi kwimagina muri situation n'icyo wabwira nyakubahwa perezida wa repubulika. Ngewe nka Big Viviane igitekerezo cyanjye nanjye mwanya namusaba kumubabarira ko buriya ari icyo wenda ari icyo bita guhana physically, hari nicyo bita guhana moralo. Bamporiki ntabwo yababariwe neza, Bamporiki yarahawe kujya hariya bakagutangaza uko bya mbere ngo bamuhagaritse ku mirimo babampaye suspension udahangarwa gukuraho bijya ku karubanda buri wese arabibona. Ikindi cyabaho habaho ku rwego rumufite mu nshinga ro kumukurikirana rubitangaza ugaragaza n'icyasharegwaho bituma noneho buri muntu wese amuvugaho, turabyumvikana. Noneho nawe ubwe asaba imbabazi yemera icyo cyaha, ntiyagaragaje ko yababeshyerwa kuko ari ujuhakana akavuga ati wenda nayimerekeje umuntu nazi ibyo agiyemo n'iki byose amayeri abamo ni menshi. Ariko we yagize record, mbese yagize umutima w'inkomanga ku mutima ituma yemera icyo kintu aracyemera ku mugaragaro. Ibi byose rero comment zose ziri gutangwa nacyo ni igihano ku bundi urumva. Nayo ni nuvuga ngo yarahanwe muraroma nawe ubwe yarahungabanye. Nuvuga ngo rero gusaba ngo bamubabarire nuvuga ngo kumuhana kumubabarira physically sibyo, ariko bitavuze ngo ni bya bindi bigira gute bituma buri wese avuga ngo azajya asaba imbabazi cyangwa ko yakizi babicyake cyagiye public ngo asasa imbabazi. Ahubwo nanone no kureba ngo ese nk'umuntu wakoreye igihugu cyane nubwo aguye mu cyaha akacyemera kandi akayisaba imbabazi ukabona ko abantu benshi bari kumuteragerana, wamugirira imbabazi wenda ukamuhanisha ikindi ugahindura imihanire y'intuza imihanire y'icyaha. Nicyo ngiye navuga, nicyo wavuga. Hari n'umuntu wanditse amubwira ati ariko namusabira kumubabarira rwose, wamusabira kumubabarira physically nasaba kumubabarira ujyanye n'amategeko wenda bagwa bagakora ijyana cyo gufunga. Hari n'uwanditse ati rwose kwihutira kuvuga ibintu ku karubanda sibyo, basa n'abamunenga ko yasaba imbabazi ahabona ni muri public kuri Twitter. Numva yarabinenze uburyo bwo kwemera icyaha akanabitangaza ku mugaragaro. Kuri wowe bibonamo ikosa cyangwa wabimushimira? Wabimunengera cyangwa wabimushimira? Nge nayimushimira. Uti kubera iki? Nukubera ko bavuga ngo burya intwari niyemera ko yatsinzwe. Hari intwari utsinda gataha kansinzi, iyo ni intwari. Ariko ari nutsindwa akaza kubeshya ati burya nagerageje ati burya ari cyo nari nabuze n'iki ngiki cyatumye natsinda urumva. Ariko ari nutsindwa akaza kuvuga ati koko nibyo naratsinzwe ndabyemeye manitse amaboko. Burya nabwo nuko ko nufata icyemezo gikomeye. Na buriya rero ngewe kuba yabikoze kuriya ntabimushimire. Mpamvu nakubwiye ngo Bamporiki mu by'ukuri ko timwe yarababariwe yamwe n'itegeko wenda kuba bamufunga cyangwa agera gute urumva. Uko wenda n'ibyo wenda mu camanza zategeka uko ni wenda ni dosiye izajya mushirira cyaho ni sejame niba dosiye yashyikirijwe ubugenza cyaho gushuti ko izakomeza. Noneho ariko ku rundi ruhande nawe ubwe yarahanwe muraroma nawe ubwe ari hano kuko buriya reka nkubwire hari icyaha bita gukorera mu nzu. Ruswa ntabwo iribwa ku mugaragaro. Ntabwo ugenda hariya ngo ufate vuga ati ngiye mfatiye ruswa ku mugaragaro ngiye gufata ruswa. Ni icyaha gikorerwa mu bwihisho.
n'abagufashe rero baza kugufata iyo bagufashe wenda mu cyuho ariko ntabwo bahita barakujyana ariko ntawe uzi icyo bakujyaniye kuba byaragiye ku karubanda nabyo nacyo ni ikindi gihano kindi noneho nk'umuntu uhuriye ari ku rwego babanje gukuraho ubudahangarwa urumva ni urundi rwego banamukura ku mirimo. urugero naguha ni nk'urunguru uri umudamu ufashe umugabo wawe wenda yaguciye inyuma uwo harimo abagira imitima ibiri hari ushaka kuvuga ati wenda umugabo ari ku rwego rwawe ariho n'umuyobozi cyangwa n'iki kavuga utereka mubikira akabanga ku karubanda aho kubibona ariko undi agahitamo akabatereka ajye ku karubanda ahubwo bose bamubone urumva haciye buri wese amuvuga ati dore cya kigabo wa mugabo waciye umugore w'inyuma urumva byonyine ipfunwe bari muri ho bari ryinshi cyane ariko nimugirira ibanga urumva mu by'ukuri ndaba musa nkaho mubabariye mu biki ariko nibura mu rwego rwo kugira ngo gire ipfunwe atazongera gutekereza no gukora icyo kintu mushyize ku karubanda kugira ngo na public nayo imumenye rero kuba public bamubonye nayo ni igihano gisumba ibindi byose ni igihano gisumba ibindi byose kandi nayo kugira reconnaissance agasaba imbabazi nk'umwana atakira umwisi n'umugenzi nayo nabwo urumva nabyo nacyo ni ikindi gihano nawe ubwe yihariye mu mutima nkeka ko n'ubadatuje urumva nkeka ko n'ubadatuje kuko ari mu ipfunwe rikomeye burya niba rikomeye ntabwo yorohewe pe no gusengerwa ahubwo no gusengerwa. Bamporiki Edouard wari umunyamabanga muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco n'umwe mu banyamuryango ba RPF Inkotanyi nk'uko abivuze yakunze kugaragara cyane mu biganiro bikangurira abantu bose gukunda igihugu ndetse no gukomera ku muco wacu nyarwanda. Hari izindi comment nizo ahanini turi kwibandaho dukora kino kiganiro zavuze ziti bamwe bagira bati ntabwo nk'umunyamuryango wa RPF Inkotanyi yakaranzwe n'uyu muco kandi yakunze kugaragara ahanura abantu abigisha kugira umuco gukunda igihugu batubona uburyarya. wowe urabifata ute? navuga ko burya ntabwo ari bubikoze wenyine wa mbere muri government hari benshi bagiye babikora kandi bagafatwa bagahanwa kandi babanyemo hari igihe rero abantu bashobora kwanduza umuco hari igihe kandi noneho ikindi cyo kuvuga ngo natanye mbikubwira ntawe utaba wagwa mu ikosa n'uwawe mu rugo ushobora gusitara ukamena itasi ariko umwana yimena ukamukubita ukumva ko akoze amakosa kandi we wayimena ntiwikubite kubera yuko wumva kuri responsable wabyo. So rero nuvuga ngo nawe nibyo koko yaranyereye agwa muri wa mutego yavugaga. Ashaka gusanga wenda hari n'icyayimuteye ko burya kugira ngo umuntu ajye gukora ikintu kiba cyabimuteye. Burya nta kintu kibura ko burya mu buzima habamo imitekerereze uko bikurikirana. Hari ukutekereza n'ubuvango ubanza kugira ntuza igitekerezo ukagitekerezaho ukagifatira umwanzuro ukajya kuwushyira mu bikorwa. Ubuvango rero ashaka ko ari icyabimuteye nawe. Bakavuga bati kuki ibyo wigisha atari byo ukora, wigisha abantu gukunda igihugu, kwirinda ruswa, hari ni imbwirwaruhame ziwe zikunze kumvikana ari gukangurira abantu kwanga ruswa. Bati kuki wahemutse, imvugo zawe zidahuye n'ibikorwa byawe, twamwita indyarya koko. Ubundi barakubwira ngo kera baravuga ngo nyereka wo mugenda namubwire urebe nawe ndashaka ko yaragize kompanyi mbi sinabi ko ntabivuga wenda ashobora kurumva ko ntiyakoze icyaha wenyine, ntiyago yakoze icyaha nawe mbona bavugamo n'abandi bagikoranye. Urumva ko ashobora ko yaragize wenda inshuti mbi zikamusiga imico mibi kuko burya ngo mu Kinyarwanda sinzi umugani ujyanye n'ibyo ngibyo ko bawuca ihene mbi ntawizirika.
ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ni umugani ntawe turi ni umugani ntawe twise ikibazo ariko urumva rero ashobora kugendana n'abantu nabo bakagenda bamukomveka kandi buryo uko umuntu mubana ku munsi kundi ashaka kuguhindura akaba yaguhindura rwose kuba yanyerera akagwa mu cyaha nawe ni ibintu bishoboka buryo umuntu ni ibintu bibaho umuntu aranyerera akaba yagwa mu cyaha ahubwo vuga ngo turebe ese ntazabisubira ese yari asanzwe abikora ese ni ibintu yagize akamenyero ese noneho nyuma yo gusabiza imbabazi arabizinutswe burundu icyo ni cyo umuntu yagira gute yarebaho nta wundi numva nta byacitse cyane ko ntawe udakosa undi aho umugabo aguye undi atera utwatsi. Vivi dusoza n'ikiganiro hari ikibazo cya nyuma ndi bukubaze wakunze kujya kuri side yuko nawe wamuha imbabazi ndetse n'ibibazo byose nakubajije wavuze uti rwose yababarirwa hakarebwa ibyiza byinshi yakoze hakarebwa imirimo yakoraga gukangurira abantu gukunda igihugu no kugira umuco wacu nyarwanda kuwukomeraho tuwesha agaciro hanyuma ubwo urumva wowe ntabwo uri kuri kote yabavuga ko yahanwa mu mujyane mu mategeko mu muhane nk'abandi bagiye barya ruswa abantu bakunda gutanga ubutumwa bwibasira Edouard Bamporiki ko nabyo wakivuzeho wabaho ubuhe butumwa? Ubanga abakunda kubumuha none nk'umuntu wabaye mu byo gushishikariza abantu gukunda igihugu ni benshi batamukunda nyine abanga igihugu batifuriza inabi ntago bamukunze kuba batamukunze rero nuvuga ngo bishimiye ibyago byamubayeho ni nayo mpamvu benshi bakuba ati ahanwe nuko ari mpamvu ari kumwifuriza kuhanwa ariko tugiye mu rwego rwa politike nyene ngo ngiye bikubwire ntago nakifuza ko ahanwa kubwanye ngiye Viviane sivuze ko atahanwa ahubwo yahanwa mu bundi buryo budafavoriza abanzi be kumwishima hejuru cyane nk'umuntu wakoreye igihugu kuko ibyo byatumye bamumenya nuko yakoreye icyo gihugu n'amagambo yakoreshaga ayigaragaza gukunda igihugu yitabiza abantu umuco burya na padiri akubwira ngo umva ibyo mvuga ngo reke ukoreye ibyo nkora sibyo byanga gukunda ubutumwa yatangaga arabo bwafashaga rero ntabwo ari kuvuga none nk'uko bivuze ngo nukumuvugira ahubwo nukureba ese ushaka gukemura ikibazo kigateza ikindi. Ese mu butumwa yatangaga ku giti cye bwaragufashije? Kera bwaramfashaga nta kibazo cyane rwose bwaranyubatse ubutumwa yatangaga kuko burya jenoside yasize ibintu byinshi hari umwana ushaka kwihambira arabashaka kumwigisha ingengabitekerezo za jenoside bitewe n'uko umuryango ugenda ukura akaba yajya kuyivuga baganira ku ishyiga n'iki ariko wenda we nuko avuga ko yabashe kwiyaka ibyo ngibyo ubwo n'ubuhamya rwo kugira ngo n'abandi bana bose biyake ahubwo twubaka u Rwanda rugize gute rufite ubumwe n'ubwiyunge tagendera ku mateka yabashe koreka igihugu. So rero no kuvuga ngo rwose simvuze ngo bamubabarire yahanwe moralo mabira nongeye bigusubiremo bivuga ngo urwego ruri morale yahanwe kuko deja yabaye demoralize. Noneho ku rundi rwego rundi wenda ashaka kumfatira akaba bamucamande bakareka inenda cyasimbura igifungo. Ikindi cya kabiri nkeka ko buriya ntiyakongera kwigisha ibijyanye n'umuco n'uwangu kariyeri ye asa nkaho yayangijeho nicyo nakubwiye ngo hari icyo yangirijeho nawe ubwe cyane ashoye no kuwigisha ariko yarahindutse akababwira ibibi byabyo akavuga ati rwose nanjye narakosheje ariko dukomere ku muco nabyo birashoboka nyuma ariko amaze kugaragaza inuza ubwikosore bugaragarira buri wese uko urumva icyaha yakoze cyagiye kumugaragara agomba no kugaragaza ubwikosore bugaragarira buri wese kandi ni ibintu bizamusaba imbaraga nyinshi cyane kugira ngo abashe kubigaragarira kandi rero numva atari perezida wa mbere yabababariye ni benshi yagiye ahagarika ku mirimo bagakurikiranwa bakabazwa ibyo babazwaho ariko nyuma kongera agasubira mu mirimo bitewe nuko burya umuntu nyuma y'ikosa ariko agira n'ubuhanga abagira bafite karite y'ubuhanga kandi umuntu akuze w'umukozi araguha akazi ugakora niki ubwo rero no kuvuga ngo se wa mbere byabibayeho
siwe wa mbere byaba bibayeho kuba yabikurikiranwaho kuba yahanisha ikindi gihano numva ari ikintu gize gute rero nta kibazo cyaba giteye naho bamuvugaho nabi ntibyacitse ni social media z'ubu ariko nanga yacitse amabere ni umuntu nk'abandi Miss Vivi reka tugushimire urakoze cyane ko wafashe umwanya wawe ukawuduha tukaganira murakoze cyane namwe namwe murakoze abakurikiye Up Rwanda Radio TV twaganiraga na Miss Vivi kuri bwana Bamporiki Edouard wari umunyamabanga muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ati rwose nanjye namusabira imbabazi nawe rero aho uri komeza ugubwe neza kanda subscribe ukore like ndetse na sharing ibiganiro tugutegurira Imana ikomeze ikugire neza cyane naho ubutaha ciao